Kuri uyu wa kabiri ibintu byangiritse cyane byagaragaye ku nkombe z'uburengerazuba bw'Ubuyapani ubwo inkeragutabara zageragezaga gutabara abaturage bahize mu matongo y'umutingito ufite ubukana bwa magnitude ya 7.6. Uyu wateje n'indi mitingito myinshi ihitana abantu benshi. Ku gicamunsi kandi umutingito wanyeganyeje umujyi wa Noto mu ntara ya Ishikawa usenya inyubako nyinshi, unatera inkongi y'umuriro ndetse utera na tsunami mu burasirazuba bw'Uburusiya. Hamaze kumenyekana ko abantu 48 bemejwe ko bahitanwe nawo. Guhera ku wa kabiri nyuma ya saa sita, umuvugizi w'intara ya Ishikawa yabyemereye CNN y'Abanyamerika. Naho Minisitiri w'Intebe Fumio Kishida nawe yabwiye abanyamakuru nyuma y'inama y'igitaraganya yiga kubiza ku wa kabiri ko umuhanda wasenyutse wabangamiye kugera muri ako gace, ariko ko abayobozi bagezeyo bakoresheje kajugujugu kandi ko banyuze hejuru y'igice kinini kizwiho kuba ku nkombe z'inyanja ndetse n'imiterere y'icyaro. Bakavuga ko babonye imihanda yangiritse cyane, inkangu ndetse n'umuriro mwinshi wadutse. Yakomeje agira ati, kugira ngo tubone inzira igerayo tugomba gukoresha inzira zose zo gutwara abantu hadakoreshejwe akaba ariyo ubu twashyize imbaraga mu bwikorezi bwo mu kirere no mu nyanja, kandi dukomeje gushyira ingufu mu kohereza ibicuruzwa, ibikoresho by'ibanze n'abakozi kuva mu ijoro ryakeye. Uwo ni Kishida wabitangarije abanyamakuru. Kandi Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Fumio Kishida yasoje avuga ko abayobozi barimo gukora ibishoboka byose ngo basuzume ibyangiritse mu turere twose twibasiwe n'imitingito, cyane cyane harimo imihanda, amazu ndetse n'ibikorwa remezo. Ubundi Ubuyapani ni igihugu kigizwe n'ibirwa giherereye mu nyanja ya Pasifika kandi ni kimwe mu bihugu bikora cyane ku isi. Ibi biterwa n'uko giherereye mu masangano ane ya plate tectonique, ni ukuvuga ko kiri hasi muri Pasifika mu kibaya cya Aziya. Umutingito ubaho mu gihe habaye irekurwa ritunguranye ry'ingufu mu butaka bw'isi, kandi birashoboka kwangiza cyane inyubako, ibikorwa remezo n'ibidukikije. Ubuyapani ni igihugu gikunda kwibasirwa cyane n'imitingito myinshi yangiza mu mateka yabo. Aha twavuga mike mu mitingito ikomeye yabayemo. Imwe mu mitingito twabagezeho hari nk'umutingito bise Kanto wabaye mu 1923 uhitana abantu barenga 100,000. Hari kandi umutingito ukomeye wabereye ahitwa Ihanshini wibasiye uburengerazuba bw'Ubuyapani mu 1995. Undi mutingito twavuga ni umutingito wa Tohoku wo mu 2011 wateje tsunami yasenyeye abantu benshi kandi hitana abantu barenga 18,000. Iyo tsunami yo ntawe utayizi. Ntibyarangira aho kandi kuko mu mwaka wa 2016 habaye umutingito wanahitanye abantu benshi mu Buyapani kuko wari ufite ubukana bwa magnitude ya 7.3. Wibasiye i Kumamoto ku kirwa cyo mu majyepfo y'Ubuyapani uhitana abantu barenga 220. Ariko nubwo imitingito ibasira cyane Ubuyapani bwagerageje uko bushoboye mu rwego rwo kugabanya ingaruka z'imitingito. Ubuyapani bwashyizeho mu bikorwa amategeko n'amabwiriza akomeye yo kubaka, kandi bwashyize uburyo bunoze bwo kuburira abaturage ko hagiye kuba umutingito mbere y'uko. Izo systeme rero zishobora kumenyesha abantu igihe gito mbere y'uko umutingito uba, bakabasha guhunga bakajya hari umutekano. Nubwo umutingito ariko ugira ingaruka mbi ku mibereho y'abantu, nawo ni nk'aho ari umwe mu mico n'amateka y'Ubuyapani. Abayapani benshi bemeza ko umutingito ari ibintu bisanzwe bigomba kubaho, ndetse abenshi bakora imihango yo gusenga ngo birinde imitingito. Mu mujyi wa Jima utuwe n'abantu barenga 27,000, umwe mu mijyi yibasiwe cyane, abayobozi babwiye CNN y'Abanyamerika ko abantu 15 byemejwe ko bahitanwe n'uwo mutingito. Nanone kandi ni umujyi wo ku nkombe uzwi cyane ku isoko rya mu gitondo ndetse no mu bikoresho bizwi cyane bya Laker Wire. Ariko ubushakashatsi bwakozwe hakiri kare mu kirere cyo ku wa kabiri bwerekanye umuriro ucumba ndetse umwotsi mwinshi wuzuye mu mihanda n'inyubako zasenyutse. Amaduka n'amazu
birenga 100 byari byatwitswe Iwajima ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere nyuma y'umutingito nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru ry'Ubuyapani NHK. NHK ikomeza ivuga ko mbere umujyi wabonye imiraba ya tsunami ifite metero 1.2, ariko nubwo umutingito wabaye ukanangiza byinshi, ariko nanone impuruza y'umutingito na za tsunami zatabaye benshi kuko zatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunga uturere two ku nkombe kuva ku wa kabiri nyuma ya saa sita. Abantu barenga 27,000 muri Ishikawa bari bahungiye mu bigo 336 by'impunzi nk'uko umuvugizi w'ibanze yabitangarije CNN. Habayeho kandi ibikorwa byo gutabara ijoro ryose. Minisitiri w'Intebe Kishida yavuze ko ku wa kabiri abagize ingabo z'Ubuyapani binjiye mu gipolisi n'itsinda ry'abatabazi mu gutabara abantu mu turere twangiritse ijoro ryose. Yagize ati imbaraga zo gutabara ni intambara yo kurwana n'igihe, by'umwihariko abagwiriwe n'inyubako zasenyutse bagomba gutabarwa vuba bishoboka. Ishami rishinzwe kuzimya umuriro mu Buyapani ryatangaje ko ku wa mbere ryatabaye abantu bafatiwe mu mazu yasenyutse. Abashinzwe ubuzima mu mujyi wa Suzu bavuze ko abaganga bamwe badashobora kuvura abarwayi bakomeretse kuko imihanda yangiritse cyane, bivuze ko badashobora kugera ku kazi. Naho urubuga rwa Hokuriku Electrical Power ruvuga ko ingo zirenga 45,700 zagumye zidafite amashanyarazi mu ntara ya Ishikawa nyuma y'ijoro ubwo ubushyuhe bwagabanutse munsi y'ubukonje, ariko ingo ziracyari mu icuraburindi kubera ibura ry'amashanyarazi ku wa kabiri nk'uko bitangazwa na sosiyete ikora amashanyarazi Hokuriku Electrical Power. Nyuma y'umutingito, umuyobozi muri sosiyete ikora amashanyarazi wa Kansai akaba n'umunyamabanga mukuru w'inama y'abaminisitiri Yoshimasa Yahashi yatangaje ko nta bidasanzwe byagaragaye ku nganda za kirimbuzi hafi y'ahibasiwe. NHK, ikigo cy'itangazamakuru cy'Abayapani, kivuga ko gari ya moshi enye zihuta cyane zahagaritse ingendo zazo mbere y'igihe cy'amasaha 11 mu gihe y'uko umutingito utangira, naho abagenzi bagera ku 400 gahunda zabo zirasubikwa, zikaba zarasubukuwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nk'uko NHK bitangaza, ikigo gikuru cy'itangazamakuru cy'Ubuyapani. Ubushakashatsi kandi bwakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika buvuga ko byibuze habaye imitingito mito 35 hafi mu gihe uyu wabaga. Susan Hogg, inzobere mu by'imitingito hamwe n'ubushakashatsi bw'imyororokere muri Amerika, yaburiye ko imitingito ishobora kumara amezi. Hogg yavuze ko abantu batuye muri ako gace k'igihugu bumvise umutingito mbere, ariko akizera ko uyu ari umutingito ukomeye kugeza ubu. Bivuze ko abaturage benshi bashobora kuba bataramenyereye imitingito iri kuri uru rwego. Ati imitingito nk'iyi minini igiye gukomeza kubaho, bishobora kuba byoroshye umutingito urenze igipimo cya magnitude ya 6 ku buryo ibyo bizabera akaga ubwabyo. Uwo ni Hege wabitangaje. Umuturage umwe yagize ati nagiye kubona mbona icyumba cyose kirimo kunyeganyega, kandi n'amashusho yavuye muri NHK cyangwa se ikigo cy'itangazamakuru cy'Abayapani yerekanaga kamera zinyeganyega cyane mu gihe imivumba yikubise ku nkombe. Uyu mutingito wibasiye intara ya Ishikawa. Amazu nayo yatigishijwe n'umutingito. Amashusho yerekanaga ibisenge bisenyuka n'amatafari arimo aragwa. Wabyiboneye avuga ko yabonye abantu bafite ubwoba mu gihe yari ategereje bisi, naho ubwaho haranyeganyaga. Ni mu burengerazuba bw'Ubuyapani. Ati ushobora kubona urubura ruva mu nsinga z'amashanyarazi rumanuka, kandi urubura ruva ku gisenge rugwa hasi, kandi imodoka zose ziranyeganyega. Icyo gihe abantu bose bagize ubwoba muri kiriya gihe. Umukerarugendo w'imyaka 38 ukomoka mu mujyi wa Shanghai wari kumwe n'itsinda ry'abasiganwa ku rubura izwi nka ski igihe umutingito wabaga, yatangarije Reuters ati icyumba cyose cyarimo kunyeganyega, televiziyo iranyeganyega, nigira inama yo kubika ibintu byose ku meza, nibwo numvise byibuze mfite umutekano mu cyumba cyanjye.
USGS, ikigo cy'isi gishinzwe iby'ikirere ndetse n'imitingito, kivuga ko uyu mutingito ukomeye wakurikiwe n'indi mitingito mito mito, harimo nk'umutingito wari ufite ubukana bwa magnitude ya 6.2 ndetse n'ubujyakuzimu bwa kilometero 6 wibasiye saa 4:18 igihe cyaho kuri kilometero 4, ni ukuvuga 2.4 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Anamizu, nk'uko USGS bitangaza. Kandi USGS itangaza ko byabereye nko mu birometero 58 uvuye ahabereye umutingito wari ufite ubukana bwa magnitude ya 5.2. Aho niho habereye undi mutingito wari ufite ubukana bwa magnitude ya 5.6, bivuga ko wabereye wegereye umutingito wa mbere. Kuwa mbere umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika CNN Jessica Turner muri leta ya Colorado yatangaje ko habaye imitingito 31 kuva umutingito munini wabo. Ikigo gishinzwe iby'ikirere cy'Ubuyapani cyaburiye ko imitingito ikomeye ishobora gukomeza kuba mu minsi 3 iri imbere kugeza ku cyumweru, ikanaburira ko inyubako zishobora gusenyuka. Naho itsinda ry'abatabazi rigizwe n'abantu 3,000 ry'abakozi b'ingabo, abashinzwe umutekano, kuzimya umuriro n'abapolisi boherejwe aho umutingito uri mu gace ka Noto mu ntara ya Ishikawa. Kuwa kabiri Minisitiri w'Intebe Fumio Kishida yagize ati gushakisha no gutabara ahangijwe n'umutingito ni intambara yo kurwanya igihe. Kishida yavuze ko abatabazi basanze bigoye cyane kugera mu majyaruguru y'igice cya Noto, aho ubushakashatsi bwa kajugujugu bwavumbuye umuriro mwinshi ndetse n'ibyangiritse ku nyubako n'ibikorwa remezo. Umuvugizi wa guverinoma we yavuze ko hariho ibibazo bigera ku 120 by'abantu bategereje gutabara. Serivisi nyinshi za gari ya moshi n'indege muri kariya gace byarahagaritswe. Abantu barenga 500 baheze ku kibuga cy'indege cya Noto cyafunzwe kubera umuhanda wacitsemo kabiri. Abayobozi benshi ku isi bohereje ubutumwa bw'akababaro hamwe na Perezida Joe Biden avuga ko mu itangazo rya Amerika yiteguye gutanga ubufasha bukenewe bwo aribwo bwose igafasha Ubuyapani. Guverinoma y'Ubuyapani yo yategetse abantu bagera ku 100,000 kwimuka mu ngo zabo mu ijoro ryo kuwa mbere, bohereza mu nzu y'imikino n'imyitozo ngororamubiri y'ishuri bakunze gukoresha nk'ibigo by'impunzi mu bihe byihutirwa. Kuwa kabiri hafi 1/2 cy'abimuwe basubiye mu ngo zabo nyuma y'uko abayobozi bakuriyeho umuburo wa tsunami ya Bride Preacher.